Haleluya, nimukomere. Haleluya, izo ni inshuti zibaho zo mwisi zikarangira. Imana yacu nidutabare, zijya ziza zikarangiraho, ariko Yesu Kristo udaharara. Yesu Kristo niwe nshuti zose iruta izo nshuti zose zo mwisi. Nshuti mwagendana uyu munsi, ariko ejo bikarangira mutakiri kumwe. Imana yacu nidutabare, ndagira ngo nkubwire ngo ukomere, kandi tarawirebo numara gukomera ushikame. Imana yavuganye nawe ni Imana yo kwizerwa. Yesu Kristo avuganye nawe yuko aje kukubera igihome mu bikugoye, aje kukubera byose mu byari bikuruhije. Imana yacu nidutabare. Urimo w'Imana, turacanira ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu ubona muryama mukizigura. Nukuri burya turasenga uko byagenda kose. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Mwaravuze ngo social media ni social media. Oya, social media ba mu muntu mama. Social media ba mu muntu. Haratsari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Kandi abakozi b'Imana turacyahari. Imana yacu nidutabare. Ngo hari amato mesha aho ngaho ku nkombe. Ariko Yesu ahita mu bwato bwa Petero. Kubera iki yatse mu bwato bwa Petero? Nuko yabonaga Petero urimo kugerageza. Turimo turakora mu gihe kigoye, turimo turakora mu gihe kiruhije, ariko icyo nzi neza nuko tuzakora. Imana yacu nidutabare. Ndagira nkubwire ngo akakanya wisuzume wirebere. Aho ntabwo wimuye Uwiteka ukimika ibigirwamana. Wa mukobwa aho ni wamwimuye muri korari. Wanza wisuzume urebe. Ryajoro burya ni wimuye Uwiteka. Wa mupapa uranzure kutima Uwiteka mu rugo rwawe. Wajya kugirana ubusabane n'umugore wawe, mugafatanya ibihe byo gusenga. Hela wirebota kuwara birekire. Burya cya cyumba cy'amasengesho kimeze nk'icyaje ibitandakurirwa mu gihe rukamo byari muheruka kwerana n'Imana byari. Mana mwajyaga kuvuga ngo Mana numpa inzu ukama gakondo muri uyu mujyi wa Kigali, inzu ya mbere uzama hazaba icyumba cy'amasengesho nzayisengeramo. Ariko yarayiguhaye kiranye na Isaka na Isirayeli ndetse na Aburahamu. Wibuka amasezerano basezeranye nawo, wavuze ko iki gihugu aribo bazakigarukamo bagakituramo. None nubatsinda muri ubutabi bizagenda bite? Imana yacu nidutabare. Imana yibuka isezerano asezeranye nawe, igukure muri ubwo buretwa bw'ibyaha. Imana igukurereje zireberevome. Yibuka isezerano asezeranye nawe, igukure mu businzi no mu busambanyi, igukurereje zireberevome sikiyamando, igukure muri icyo gikomo maze igihe kirekire Satani arimo kugaragurwa. Ibaze kugira ngo uve muri Egiputa wongere usubire hehe? Wongere usubire mu byangwa n'amaso y'Imana. Imana yacu nibatabare. Haleluya, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Databa twese nashimwe, ariko Imana irababaye yemwe. Imana irababaye. Nawe ureba hano wayimuri kandi urahazi. Aho wimuriye Imana urahazi, si ngombwa ngo mpakubwire. Ubu nakurondora nkagushyira hariya, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanzanye. Umutima wawe ni wo murondozi, kandi Imana iri kugutunga urutoki. Hela wirebota kuwarabikire sire. Akakanya Imana iri kukureba mama, akakanya Imana iri kukureba mukobwa we, pastor, mushumba, bishop. Akakanya Imana iri kukureba, kuko Imana ntahihishwa. Imana yacu nidutabare. Imbere y'Imana ibibyuhero byo mwisi bizarangira. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka mbasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muri mu Rwanda ndetse no hirya yarwo. Muraho kandi murakomeye. Bifurije ibihe byiza, babwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Kuri mikoro Nespiri Hakizimana, naho imbere turi kumwe n'umukozi w'Imana, nawe araza kubibwira. Kandi mwese mukomeze mugubwe neza. Birashoboka kandi ko waba utameze neza, hari amakuru mabi wumvise guca intege akubwira ko ibyawe bitazakunda, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana ibasha kunyuranya amaboko cyangwa se ikanyuranya ibihe, igahindura ibintu kuba uko umuntu atabitekerezaga, ariko byose biganisha ku kurema ishimwe ry'Uwimana yahamagaye n'uwo yamenye kera. Ndagira ngo rero ukomeze ukomerane natwe kandi uhagarare kigabo. Itsinzi y'Imana iracyari ku buzima bwawe. Kandi ubonye iki kiganiro bwa mbere, wakora subscribe, ariko kandi waba usanzwe uri umunyamuryango wacu wanasangiza n'abandi, bityo bakumva ubutumwa bwiza. Ukomeze kugira ihumure riturutse ku Mana. Ndagira ngo rukwakire rero umukozi w'Imana turi imbere atangira bibwira, ariko ubundi ntago ari mushya n'uwa hano. Karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye murayazi, ntabwo ari ubwa mbere ngeze ahangaha ni mu rugo. Amazina yanjye ku bantu bashyashya se cyangwa ku bantu baje bari bashya kuri ku Irembo ryera TV, amazina ni Clarisse Kubwimana. Ndi umukozi w'Imana, n'ibindi byose ni muvuga butumwa n'ibindi byose umwuka barashaje kunkoresha ndabikora. Imana ibaha umugisha. Ndagarutse rero, ariko ntabwo nari naratinze, ahubwo mba ndi no mu kandi kazi k'umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha. Rero
wadushyira imbere y'Imana hanyuma ubundi ugakomeza n'ubutumwa Imana yaguhaye. Karibu. Murakoze cyane. Mbere yo kubashyira imbere y'Imana ndabasuhuza rero, ndasuhuza abakunzi b'Irembo Ryera TV aho murereye hose mu migabane yose itandukanye muri Afrika ndetse n'intara ya 6 y'abadiaspora. Imana ibaho umugisha. Ndabashuje cyane, ndabizi neza ko mudukurikirana 5 kuri 5, ndabizi neza ko muba mudukumbuye, kandi ndabizi neza ko ibiganiro tubagezaho hari aho bigenda bibakura naho bibashyitsa. Imana ibaho umugisha rero. Ngarutse rero imbere y'ubwoko bw'Imana, ngarutse imbere yanyu. Yonje mujye mumenya ko ntihagurukije ahubwo mbanzanye ubutumwa bwanyu, kandi mbazaniye ibyo kurya byanyu bitunga umubiri ndetse n'ubugingo. Imana ibaho umugisha rero. Nabasuhuzaga kandi turabakunda cyane. Ni ukuri turabakunda. Uburyo ki mudukurikirana, uburyo ki mukurikirana ibiganiro, uburyo ki mugenda mwandika comment, ni ukuri kandi mukomeze. Imana izajya ibahera umugisha, kandi namwe muzajya muboneramo umugisha. Imana ishimwe rero. Nari ngarutse imbere y'amaso yanyu, data yabantumyeho, ndabinyize kugira ngo muri aka kanya dufatanye rero, buri muntu wese ategura isahani ye kugira ngo abashe kwakira ibyo kurya bitunga umubiri ndetse n'ubugingo, kandi muraboneramo byinshi. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri ndumva uyu munsi hari ikintu Imana iri bukore ku muntu wese uri gutega amatwi iki kiganiro, kandi ku muntu wese, umukunzi wese w'Irembo Ryera TV, umuntu wese ugerageza gukurikirana Irembo Ryera TV, mugakurikirana ibiganiro bigenda bihatambuka. Ndabizi neza ko uyu munsi mudasigara uko mwari muri, hari Imana iri bukore ku buzima bwanyu. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri ndabakunda, kandi ndaje mwebwe nziye kugira ngo tubane namwe muri iki kiganiro, kandi ndabizi neza ko muri munezerwe. Ndabizi neza ko buri munsi ahangaha hari bukore imirimo n'ibitangaza, indwara zirahakirira, ndetse ni ukuri hari ibintu bikomeye Imana iri bukora imbere y'amaso yanyu. Imana ibaho umugisha rero. Kadusenge. Mbanje no kwisegura ku bantu bavuga ngo baraduhamagara, ngo barampamagara simbasengera. Hari igihe umpamagara mu by'ukuri, hari igihe umpamagaza nimero birumvikana bari benshi, noneho ya nimero niyo ntayarojisitiyeho izina, biragoranye cyane guhita amenya ya nimero nyirayo. Ugasanga rero biragoranye kubera ko muba muduhamagara muri benshi. Mujye mwihangana, kandi se cyangwa mwandike nibura umuntu bira SMS, bitandukanye no guhamagara. Hari igihe umpamagara wenda nkaba nagwana gahunda, ariko kubera ubwinshi bw'abantu se cyangwa bisha dukurikirana ugasanga biragoranye. Mwakwandika SMS twambwira ati nyamara nagushatse ndakubura, wenda nkamenya ugahita unanyibwira. Banje kubiseguraho rero abo byabayeho, abo nahaye service, mbabarire, kandi nanjye ntago abari jewe, n'ubundi ni mwebwe twashyiriweho. Imana ibaho umugisha. Ngiye kubasengera Imana, hanyuma nimara kubasengera Imana bahe ibyo kurya byanyu data yabateguriye. Haleluya. Mana data wa twese mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yo kwera ndetse Imana yo gukiranuka, Imana rurema rubasha, Imana idahinduka, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, umukozi w'umuhanga utajya ubura kugenza mu izina rya Yesu. Ela wire bota kuwa labito terebere fokire sire, Jesus baba rabito terebere fokire skiya mando. Turagushimye mwami Imana, turaguhimbaje kuko uri Imana iri hejuru ya byose, nta kibasha kuroga umugambi wawe. Tugushimye umuteguro wawe mwiza, tugushimye uburinzi bwawe, tugushimye babazi zawe zidahwema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Uwiteka Mana yera ya Isiraheli, Imana idahinduka mu izina rya Yesu, tugushimiye ko warinze ubwoko bwawe, ukarinda umugaragu wa Esprit, ukamubera Imana, warinze umuryango we mwami w'abami, nanjye urandinda umuryango wanje, watubereye inkomezi, utubera amaso, twabanye gukomera ko Imana, tubona ineza yawe. Warinze abakunzi b'Irembo Ryera TV mwami Imana, barerere hose mu migabane yose igiye itandukanye. Uwiteka n'abagiye bahura n'ibyago ndetse n'uburwayi n'ibindi, ndabizi neza mwami Imana, mwisi niko bigenda. Haleluya. Ariko rabito terebere fokirski yamando, ndagushimye ko muri byose watubereye inkomezi, ukatubera amaso. Nongeye gushima Imana iri mu gihugu cyera cyo mu ijuru, kongeye kungira icyizere nkamumbaritse imbere y'imbaga ngari y'ubwoko bwayo. Uwiteka Mana igira neza, ntabwo ejezire berevomesire, ntabwo narushaga abandi cyangwa se ntabwo narushaga data wa twese Imana bagenzi banjye kubana ya mahirwe yo kuboneka imbere y'imbaga ngari y'ubwoko bwawe. Ndagushimye ko wangira icyizere nkaba mpabonetse rero Uwiteka, nyemerera data wa twese nyiri ubutware Imana idahinduka, nkuko wampamagaye mwami Imana ukambwira ngo haguruka ngo utume nanjye nkaza. Nyemerera rero nyambika imbaraga data Uwiteka, ntihaboneke gihe haboneke gukorera muri jewe data, nkubere mikoro wewe wirangururire lawi erebeto kere berevomesire. Haleluya. Ndinde kugabanya cyangwa se kongera mwuka wera mbere umuyoboro muri byose mu izina rya Yesu. Mpamaga ubwami bw'Imana kugira ngo buse buterane natwe amateraniro. Mugaragu wese Esprit umwambika imbaraga, ntabari aho guhagaragara wowe uri muri we. Mwuka wera tubere umuyoboro muri byose mu izina rya Yesu. Icyo duheje n'imbaraga z'ibitavuga Imana aha hantu, duhagaritse ubwami bwose bw'umwijima na kirogo yose yarogoye uyu mugambi mu izina rya Yesu. Duhamage connection y'Imana aha hantu, reka ubwami bw'Imana buze hagati muri twizina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Turatangiye utangirane natwe, mwuka wera tuguhe karibu nikaze kugira ngo tubere umuyoboro muri byose. Ijambo ryawe data sindi sengera kuko
rirasengera induta ubukuru byabaye tutarabo nsenge imitima ahubwo igiye kuryakira era wirebo kireski amanda ari wowe witegurira mwami Imana umuntu wese urutega uzatega amatwi iki kiganiro cyangwa se urutega amatwi iki kiganiro Uwiteka ntazasigara uko yaje ahubwo mwami Imana azageraho mukura naho mukiza kubwira ijambo ryawe ndagushimiye kuko uri Imana igiye gutangira natwe gasozanya natwe ni mu izina rya data twese musabye mbyiza urakoze Yesu amen. Imana ibahe umugisha rero ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga ndashima Imana ibitugira icyizere kugira ngo tuboneke imbere y'ubwoko bwayo Imana ibarwanya intambara zikomeye cyane kugira ngo tuhaboneke natwe tuba twasenze igihe cyose tutaba turi hano tuba turi no mu murimo w'Imana turabasengeraho muri hose rero kandi tubaba hafi niyo mpamvu ubona iteka ryose tuba turi imbere yanyu Imana ibahe umugisha rero tugiye gutangirana n'umuririmbyi wa 20 mu gushimisha Imana haleluya Imana yacu ni habwe icyubahiro nkumbuje abantu bose bari hanze bakumbuje izi ndirimbo zo mu gisabo kuko benshi ntabwo umuntu umwanya wo kuziririmba Imana ibahe umugisha rero tugiye kuririmbana uyu muririmbyi 20 mu gushimisha Imana muririmbyi uvuga ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo reka turirimbane hanyuma mbahereze ku byo kurya data yagize gute yabateguriye mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo ni uruta inshuti zose zo mu isi igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga nyuhagira nkize anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi intimba zanjye zose yarazikoreye ubwo ngeragejwe ndinda wa mubi ibya ntwazaga igitugu yarabimbatuye niwe ngabo yanjye nziza inkingira naterwa na satani nganwa n'inshuti Yesu azantabara ngeze mu ijuru yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi naza nsiga nk'imfubyi nazamemukira murambeshwaho no kwizera gusa ubwo ngotesheje ingabo nacyo ngitinya pe ajya ntungisha amanu yo mu ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi haleluya haleluya Imana yacu nihabwe icyubahiro haleluya uyu muririmbyi aranezeza nawe akunezeze mu izina rya Yesu Imana yacu nihabwe icyubahiro mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo ni uruta inshuti zose zo mu isi haleluya Imana ishimwe cyane inshuti zo mu isi zijya zibaho rwose zigahitinga ariko izo nshuti twagiye kubona tugira gute tubona zirangira haleluya ariko elawire botakwala bikiresire Yesu Kristo ngo ni uruta izo zose inshuti zose zo mu isi haleluya mubana n'inshuti niyo mutashwana cyangwa se mutapfa n'ibindi bintu ariko igihe cy'inshuti igihe cy'umuntu kijya kirangira hashobora gupfa hashobora kujya mu mahanga ariko izo nshuti zose zijya zirangira haleluya ariko Yesu Kristo niwe nshuti zose iruta izindi zose yapfuye ugumana na Kristo iyo yagiye ugumana na Kristo haleluya wigeze ubona Kristo aguta haleluya umwami Yesu Kristo ntigeze gutana umunsi n'umwe ndetse ngo no mu rupfu tugira gute tujya tujyanayo kandi turajyana Imana ishimwe cyane kuko niwe gupfa no kuzuka
ngo anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjye yose ajya yanyakira haleluya ngo yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro niwe utushuti zose zo mu isi Imana yacu nihabwe icyubahiro Yesu Kristo atwurura tubabaye haleluya hari igihe ugera mu kibazo hari igihe ugera muri situation igoye cyane mu by'ukuri ufite intimba ndetse n'agahinda gakabije utabona umuntu n'umwe wo kubwira haleluya Imana yacu nihabwe icyubahiro ariko rero bakreski amando ukajya kumva uko ijwi ry'Imana yakubwiye ngo mwana wanjye nzagutabara nzabana nawe nzakugirira neza nzakurebere bakreski amando nzakurwanirira Imana yacu nishimwe haleluya hanyurura Imana ishimwe cyane ndashima Kristo wanesheje kwajya twurura akadukiza amakuba y'abantu baduteje amakuba n'ibyago ibyo byose Yesu akazera gute akaza akatumara uwo mubabaro haleluya ngo akurura tubabaye ndetse akadukiza ayo makuba Yesu Kristo nahabwe icyubahiro ngo yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro n'uw'inshuti zose zo mu isi ndashima Imana ishobora byose ko Kristo yanesheje kandi ashima Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ko umwami Yesu Kristo mwana w'Imana isumba byose aruta inshuti zose zo mu isi haleluya inshuti zo mu isi zijya zirangira n'ukuri heya la wire bokreski amando nawe reba usubiza amaso inyuma abo mwari kumwe niba mukiri kumwe rere wire bokreski amando abo mwagendanaga ubu niba mukigendana Imana yacu nidutabare imiryango yawe yakuvaho umugabo washatse akakuvaho abavandimwe bakakuvaho bikarangira haleluya ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo niwe nshuti nziza kandi Yesu Kristo niwe nshuti yawe niwe utazagusiga kandi utazaguhana kandi nawe reho mwagiye mutambukana mu bikomeye yagiye agendana nawe ntabwo yigeza gusiga ngo aguhane hela wire bokreski amando cyagiye bagutaye mama cyagiye bagutaye muko cyagiye bagutaye mama mukobwa cyagiye bagutaye imiryango yakwihakanye n'abavandimwe bavuga ko bitagikunze Imana ishimwe cyane ntabwo Yesu yegeza guta niyo mpamvu ubona ukiriho niyo mpamvu ubona ukigenda bikemera niyo mpamvu ukibona uri mu rugo rwawe niyo mpamvu ukibona uri kumwe n'urubyaro rwawe niyo mpamvu ubona karakazu kikariho niyo mpamvu ubona ukiri muzima haleluya Yesu Kristo ntabwo agira gute niwe nshuti zose wishuti uruta izindi nshuti zose zo mu isi hari igihe urwara ukagera kure ukagera muri situation yo mu rwego abantu bose bagira gute bakuvaho ela wire bota kuwara bikiresire ndavuga n'abantu bamaze igihe kirekire ku bisasiro cy'uburwayi ese buriya hari ahantu yo bamaze kugutabagiye ninde usigarana na Kristo ndagira ngo nkomeze abantu bari bonyine abarwayi mumaze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi abantu babavuyeho imiryango ibavaho kubera uburwayi haleluya ariko ndagira ngo utangazo nkubwire ngo ahuri ku gisasiro cy'uburwayi ibyo urimo byose bikugoye haleluya ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo elawi ebota kuwala bikire sire niwe nshuti uruta inshuti zose zo mu isi haleluya niwongere guhagarika umutima niwongere kubunza imitima niwongere gucogora helawi ebota kuwa hela bikire sire tuterereze uretahi mwami Yesu Kristo mwana w'Imana isumba byose ngo niwe nshuti zose niwe nshuti uruta inshuti zose zo mu isi intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragejwe ndinda wa mubi haleluya intimba zawe zose mama yarazikoreye intimba zawe zose papa yarazikoreye intimba zawe zose wa mukobwa yarazikoreye nawe urebe intimba zawe Yesu yikoreye haleluya wazihaye umuryango birayina urawunanirwa intimba yawe mama wayihaye umugabo wawe iramunanira intimba yawe papa wayihaye umugore birayinanira imiryango biranga amafaranga biranga helawi ebota kuwa ariko ngo za ntimba zawe zose hari igihe umuntu agenda ari intimba umuntu ntamenye ko afite intimba haleluya intimba y'umuntu imenywa n'umutima we intimba y'umuntu imenywa n'uburiri yarayemo intimba y'umuntu imenywa n'umutima we kubera yuko intimba bamwe imbere haleluya y'umuntu afite intimba nta muntu ubimenya ariko intimba y'umuntu iba imbere mama halatala wire bokireski amando haleluya ngo za ntimba zawe zose Yesu agize gute yarazikoreye ngo kandi ukugenda ugeragezwa umwami Yesu Kristo agenda kurinda wa mubi ubanza ureba ahantu utambutse muri imisi ubanza ureba ishuri uhagazemo ubanza ureba igerageza uhagazemo ariko etakuwala bikireski amando ngo za ntimba zawe zose haleluya umwami Yesu Kristo abasha kuzikorera abasha kwikorera ubwo burwayi abasha kwikorera ubwo bushomeri abasha kwikorera uko kwangwa n'abantu abasha kwikorera ubwo bukene haleluya Imana ishimwe abasha kwikorera ubwo burwayi umaranye igihe kirekire abasha kwikorera iyo kanseri niyo diabete abasha kwikorera ubugumba abasha kwikorera kutabyara abasha kwikorera la wire botakuwala bikiresire intimba zawe zose Yesu yagize gute yarazikoreye ngo kandi ukugeragejwe umwami Yesu Kristo agenda kurinda wa mubi Imana ishimwe haleluya se burya ntabwo uba warapfuye
riri tarawire bokireski amando. Hari igihe ugera muri situation y'ikibazo ukagera muri situation y'ubuzima ukibaza haleluya ukavuga ngo harwose hose impava haleluya, ariko Yesu Kristo ukajya kubona kubera ko ari we nshuti zose uruta inshuti zose zo mu isi, aho inshuti zagutaye mu ishuri, aho zagutaye mu kigeragezo, ukajya kubona Yesu Kristo kubera yuko ari inshuti nziza, kubera yuko ari inshuti udaharara, kubera yuko ari inshuti ifite imbaraga haleluya iri hejuru y'ibyo byose, ukabona umwami Yesu Kristo arakugobotse haleluya. Ababonye Imana nimuzamurire Imana icyubahiro. Elawire bokireski amando haleluya. Intimba zawe zose yarazikoreye ngo kandi ukugeragejwe agenda kurinda wa mubi. Nawe wibuka umutambukanye muri iyi minsi haleluya. Imana yacu nidutabare. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro ngo za ntimba zawe zose Yesu ajya azikorera, ka gahinda kawe Yesu ajya akamenya, wa muhabara we Yesu arawuzi, bwa butsene bwawe bya bibazo byawe byose gize gute Yesu arabizi ngo kandi ugeragejwe nabyo Yesu akurinda wa mubi Satani kugira ngo atakwihebesha. Imana yacu nidutabare halala wirebota kuwara bikire siri tuterere vome haleluya. Imana ishimwe ngo Yesu ajyaza mwishura akakurinda wa mubi, Yesu akaza mu rushaka akakurinda wa mubi, Yesu akaza mu kigerageza akakurinda wa mubi, Yesu ajyaza akakurinda wa mubi kubera yuko ataje iriya shuri na kira kigeragezo cyatumugamburuza mu makuba. Imana yacu nidutabare haleluya. Imana ishimwe cyane ngo ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye, ni igihome cyanjye njya mwihishamo haleluya. Ndashimira Yesu Kristo wanesheje yuko yatubereye igihome. Uwo Yesu yabereye igihome ukurikiranye irembo ryera TV nazamurira Imana icyubahiro haleluya. Imana ishimwe uwo Yesu yabereye igihome nazamurira Imana icyubahiro. Mama buriya ntiyakubereye igihome mu rugo rwawe, papa buriya Imana ntiyakubereye igihome rata, wa mukobwa buriya Imana ntiyakubereye igihome. Iyo ataza kukubera igihome warabaye nk'abandi bose. Wa musore we Kristo yakubereye igihome. Hela wire bota kuwala bikire sire, mu burwayi yakubereye igihome, mu bushomera kubera igihome, mu rushako rwawe kubera igihome, mu rubyaro rwawe Kristo yakubereye igihome. Yataza kukubera igihome rata, nanjye Yesu yambereye igihome haleluya. Ndashima Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, Yesu yatubereye igihome aturinda ya myambi ya wa mubi, izina rye rihabwa icyubahiro. Muririmbyi yatubwiye ngo haleluya ngo niwe nshuti zose iruta izindi zose nshuti zo mu isi. Imana yacu nidutabare, yataza kutubera igihome ahacu ntabwo bahakibukwa. Usubiza amaso yanyuma papa we, subiza amaso inyuma wa mukobwa wa mubyeyi we, usubiza amaso yawe inyuma. Buriya Yesu ntiyakubereye igihome haleluya, nyamara Yesu buriya yatubereye igihome haleluya ngo niwe gihome cyanjye kinkingira haleluya. Ngo naterwa na Satani ngahanwa n'ishuti, Yesu azantabara ngeze mu ijuru. Imana yacu nidutabara, abo inshuti zahanye zigata nimukomere haleluya, nimukomere haleluya. Izo ni inshuti zibaho zo mu isi zikarangira. Imana yacu nidutabare, zijya ziza zikarangiraho, ariko Yesu Kristo udaharara. Yesu Kristo niwe nshuti zose iruta izo nshuti zose zo mu isi. Nshuti mwagendana uyu munsi ariko ejo bikarangira mutakiri kumwe. Imana yacu nidutabare, ndagira ngo nkubwire ngo ukomere kandi tarawirebo numara gukomera ushikame. Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa. Yesu Kristo avuganye nawe yuko aje kukubera igihome mu bikugoye, aje kukubera byose mu byari bikuruhije. Imana yacu nidutabare haleluya ngo ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira haleluya. Murambeshwaho gusa no kwizera Yesu haleluya. Humura Yesu ntazagusiga mama, Yesu ntabwo azagusiga haleluya. Muri ibyo shuri ntazagusiga, muri icyo kigeragezo ntazagusiga, muri situation y'ubuzima ntazagusiga, kuri gasasiro cy'ubwo Yesu ntazagira gute icyampa ibintu ndi kumva cyangwa se ndi kureba nkumva namwe mwa haleluya. Yesu Kristo ntabwo azagusiga haleluya. Numwizera ukamwiringira ukamukorera ibyo gukiranuka akeneye haleluya, ntabwo azigera gusiga ngo aguhane. Ntabwo erawirebota kuwara bikire sire, ntabwo Satani n'abadayimoni bazakorere bokiresire, bazasoza umugambi wayo ku buzima bwawe mama. Humura Uwiteka, Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa, Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwiringirwa haleluya. Ntabwo azagusiga mu bibazo, ntabwo azagusiga mu bushomeri, ntabwo azagusiga muri bira bikugoye, mu burwayi Yesu avuze ko atazagusiga haleluya. Ngo ntabwo azagusiga nk'imfubyi. Imana yacu nidutabare haleluya haleluya, ntabwo azagusiga. Yesu arakuzi kuri imfubyi. Harimo n'abantu bafite imiryango babayeho nk'abantu bamaririje, ibyo byose nibyo, ariko muri Kristo Yesu haleluya dufite ubutware n'ubushobozi kandi dufite ababyeyi haribo Kristo Yesu n'Imana data batwese haleluya. Haleluya. Ntacyo murambeshwaho no kwizera gusa, ubwo ngo tesheje ingabo ze ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha amano yo mu ijuru. Abantu batunzwe n'amano yo mu ijuru nimuzamurire Imana icyubahiro haleluya. Iyi mano twayiriye igihe kirekire haleluya. Abisiraheli yagiye batunga, nta muntu wigeze ubacishamo ijisho. Imana yacu nidutabare, abantu Imana yatungishije mano kandi ndabizi neza. Nubwo uyu munsi wageze i Kanani ariko nawe mano warayiriye, nubwo wageze i Kanani ariko nawe mano wayiriye. Nta muntu wageze i Kanani utarari
utarariye kuri manu, niba nageze Kanani utarariye kuri manu, nyamara ucunge sana ushobora gusubira mu butayu. Ariko ndakwifuriza kugira ngo era wirebota kuba rabikire sire, niba aragira ubuntu n'amahirwe yo kugera i Kanani, ntuzibagirwe manu wariye mu butayu, ntuzibagirwe ko wari warambaye ubusa, ntuzibagirwe ko wabwirwa gukaburara, ntuzibagirwe ko bagusohoraga mu nzu, ntuzibagirwe uruzerero wazerereye. Hera wirebota kuba rabikire sire, ntuzibagirwe manu wariye ngo yadutungishaga manu yo mu ijuru. Imana yacu ni dutabare, yemwe bantu batungishwe mwana yo mu ijuru mukaza kwibagirwa. Haleluya! Imana yo mu ijuru nibasanganiza imbaraga zayo kugira ngo musubize amaso ya nyuma, musubize amaso inyuma. Iyo ni impamba mama, iyo ni impamba, ntabwo ari intego. Imana yacu ni dutabare. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo njya nkumbura n'umunsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso umwami Yesu Kristo yaka nk'inyenyeri n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Imana yacu ntihabwe icyo riboneka mu kuva ibice 32 umurongo turera ku murongo wa 5 tugera ku murongo wa 10. Mujye mukunda ijambo ry'Imana. Njyewe nsoma titre yose kugira ngo buri muntu wese yisangemo, kuko iyo nsomye igice harimo umuntu utari bwisangemo, kandi uko byasa kose iri jambo ry'Imana riba ntago riba rimanukiye ubusa, nimwege riba rimanukiye. Kandi mu by'ukuri nimujya mubona twicanga, ntago turimbura mikoro, twega turi abakozi b'Imana, kandi ukwezi yo kugeza data araduhemba. Turi abakozi b'Imana, turahembwa, tukiri mu isi tuzi ko tuzabona ibyo data yadusezeranije, kandi ubugingo data yagize gute yarabutwemereye. Nimujya mutubana hano rero mu by'ukuri bene data, mujye mwubahiri muri twe. Ela wirebota kubona nababwiye ngo nimumbonamo Clarisse nzababera Clarisse, ariko nimumbonamo Imana ikorera muri Clarisse izakubera Imana, kuko harimo Imana ikiza, Imana ibohora, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana ikorera muri twebwe. Twebwe rero turabakozi b'Imana, kandi mu by'ukuri ntago twihamagawe, twarahamagawe. Tumaze guhamagarwa Yesu aradutoranya. Turi muri babandi turi muri za ntumwa ubwo zari ziri kuntuza ku nkombe, Yesu araza ngo ahitamo ubwato bwa Petero. Haleluya! Muri ubwo bwato Yesu yahisemo rero, nanjye ubwanjye yabuhisemo, n'ubwa Sipiro yabuhitamo. Ubwo rero nibwo twamukanye tukize gute twambukana hakurya, twicaye hano kubw'umugambi w'Imana. Ntago nakubwira ahantu mba naturutse ni kure cyane kugira ngo nze mboneke imbere y'ubwoko bw'Imana. Nta kintu tubasabye, nta feza, nta n'izahabu, ahubwo turashaka iyo mitima yanyu kugira ngo ikirere imbere ya data wa twese Imana idahinduka. Haleluya! Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, mutega amatwi mu izina rya Yesu, kandi uyu munsi ndabizi neza ko mubona neza y'Imana. Imana ibaha umugisha. Twagiye 32 umurongo wa 5. Aroni abibonye yubakira Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye umunsi mukuru w'Uwiteka, bukeye bazinduka kare, batamba igitambo cyonswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Uwiteka 7. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwanjye wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse biremera igishushanyo cy'ikimasa kibajwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bwa Isiraheli we, iki nicyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya! Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore ni ubwoko butagonda ijosi. 10. None nyihorera uburakari bwanjye bubagurumane mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, haleluya! Uyu munsi tugiye gufatanya kwinginga Imana ishobora byose. Haleluya! Abantu bari bariremeye ibishushanyo, bakarerejeza irebere, bakimura Imana, bakimika ibigirwamana. Uyu munsi ngiye kubafatanya namwe kwinginga Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo yibuze umugambi mibi, yibuze ibyo yari igiye kubagirira, kugira ngo Imana ibagire imbabazi, nyamara yongera gute ibagarukeho. Haleluya! 11. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka niki kikugurumanishije uburakari bwawe
ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi. Niki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye yabakuriye mu gihugu ngo ibicire mu misozi miremire ibarimbure ibakure mu isi? Shyira uburakari bwawe bw'inkazi wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Haleluya. Mwihangane ndasoma hose kugira ngo nze mbasobanurire. Ibuka Aburahamu, Isaka na Isiraheli abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana yacu nidutabashomye amagambo menshi, ariko icyo nzi cy'umunyabwenge aragenda akuramaye. Wongere uze gufata Bibiliya nawe wicare ahantu uherereye ubanze usubiremo aya magambo. Nusanga nawe haraho wimuye Imana ukimika ibigirwamana. Ndaje ibigirwamana ni byinshi. Haleluya. Umugabo washaje wamugira ikigirwamana, umwana wabyaye amugira ikigirwamana, umugore wamugira ikigirwamana, akazi wakagira ikigirwamana. Hela wire botakuwala bikiresire. Ubu n'ubwoko bwa Isiraheli, ubwo bwavaga muri Egiputa, amateka yo murayazi. Haleluya. Imana ngo yabatungishaga amanu ngo basagukuruza baba batigeze kumenya, ndetse ngikabakurira amazi mu gitare cyarushaga ibindi byose kugira gute gukomera. Ariko ngo bakigera erewe Jezire Berefama sikiye amanu mu butayu, bakimara kwambuka inyanja itukura bahageze, Imana yacu nidutabare. Imana imaze kubatungisha amanu igihe cyose cyabayeho, bamaze kurya bamaze kugenda bumva bahembuka. Imana yacu nidutabare. Ubwo Mose umugaragu w'Iteka yajyaga kuvugana n'Imana ku musozi Haleluya. Abisiraheli ngo bagiye inama aravuga ati ariko turambuye gusenga Imana tutazi. Imana yacu nidutabare. Ese buri Kanani woho wageze bimeze bite? Uracyagendana n'Imana? Ese ntabwo babangikanyije Imana? Ese ntabwo wavuye mu bushatse bw'Imana? Ntabwo wimuye Imana ukimika ibigirwamana? Ela wire botakuwara bikiresire. Akazi ntiwakagize ikigirwamana. Wa mukobwa umwana imaze kukubakira urugo, umugabo wawe ntibamugize ikigirwamana kugira ngo umwimusimbure. Ibigirwamana ni byinshi. Imana ibwira Mose ngo Mose, ela wirebo manuka ugenda urebe bwa bwoko nakuye muri Egiputa. Ibuka Egiputa urimo mama, ibuka Egiputa ni kumwe wa muko, ibuka Egiputa warurimo. Numara kureba Egiputa warurimo, urebe ibyo wahakorerwaga. Egiputa ni mwirimbukiro, nta kiza kiri muri Egiputa. Urebe uburetwa wakoreshwaga ku manywa na nijoro, urebe uburyo Egiputa, urebe ukuntu Farawo yakugenzaga, ariko Uwiteka ngamaze kukwambutsa inyanja itukura. Ubanza wisuzume urebe, ese uko hamagawe ni kukiri muri korari, ni kukiri peta neza, ni kukigenana n'Imana. Ese mu murimo w'Imana muvuga butumwa muhanuzi uracyahanura uko Imana ivuze? Ese muvuga butumwa uracyavuga ubutumwa uko Imana ibitegetse? Haleluya. Aho ntugenda ukanyuranya n'ubushatse bw'Imana, aho Imana ntigutuma ukagenda ukanyuranya n'Imana. Mushumba mu pasiteri, Imana ikimara kuguhereza iriya nkoni ikubwira ngo ushumbe ubwoko bwayo. Haleluya. Ela wirebata, ubanza buri muntu wese muri situwasiyo abanza arebe uko wahamagawe, uko data yagutoranije akakwambutsa iriya nyanja itukura akagukura muri Egiputa, muri kiriya gihugu kitari cyoroshye. Ubanza urebe niba koko aho yakwambukije urimo gana, urebe koko ko ariko ukikorana nawe. Uwiteka abwira Mose aramubwira ngo Mose, ibintu Abisiraheli bankoreye noneho birenze ukwemera. Ibintu Abisiraheli bankoreye noneho biratangaje. Mwagiye muhiga imihigo, urahiga ngo Mana nungirira neza, ukanyambutsa ukanjyana mu bihugu by'Uburayi. Muri iyi minsi rwose kujya hanze nicyo kintu kigezweho, kandi koko ni nabyo. Haleluya. Twese turahakunda kandi natwe Imana nibitubwira tuzajyayo. Haleluya. Tuzajyayo mu izina rya Yesu, kubera yuko isi niyubuziye datavuze ko ari ibye, kandi amahanga n'ibihugu byose data niwe ubigira gute, niwe ubiyobora. Haleluya. Imana yacu nidutabare. Ariko umva, ujya kurira iriya ndege wibuka imihigo wahize, ujya kugenda wibuka amagambo wajya kubwira Imana. Ese ko wabwiraga Imana ngo Mana nungirira neza nkabona visa, nungirira neza nkabona green card, nkabona biremeye, nzagukorera ku manywa na nijoro, nzahindura ariya moko, nzahindura bari abanyama. Ariko ukiyagira usenze kangahe? Ukiyagera uvuza Imana kangahe? Ela wirebo takuwara bikiresire. Ukiyagera uzi n'umuryango w'urusengero rwaho. Ese niyo ugiye murukuramo iki? Ndagira nkubwire aka kanya kugira ngo urebe niba utarimbuye Imana ukimika akazi. Numva ngo hanze murakora kugeza nijoro ngo ntimujya muhumeka n'umunsi n'umwe. Ese wa mwanya wari waremereye Imana, aho Imana ije kukurebera kubona, aho ni wimuye Imana ukimika
ukimika ibigirwamana by'abazungu eyalawire botakuwarabikiresire aho ntiwivanze n'andi moko aho ntiwivanze n'ari y'abanyamahanga wajyaga wihererana n'Imana ukatindana n'Imana rwose nibyo gukora nibyo rwose pe mwagiye koko mu mugambi Imana ntago Imana yaguha akazi ngo wage kugakora ariko burya ratsa no mu kazi herega aho uri hose burya icyo Imana ishaka ni uwo mutima wawe icyo Imana ishaka ni wowe ese ubusabane wagiranaga n'Imana uratsaba ufite elawire botakuwarabikiresire ese ejezi connection ajya gukonekitana n'Imana uratsakonekitana nayo ubanza urebe ko ntakigirwamana wimitse ubanza urebe kutimitse ibigirwamana byo kurya numva ngo hanze haba ibiryo ngo rwose kandi koko birahari nyamana musa neza ariko se burahehe usiga usenga kangahe mama usiga usenga kangahe wa musore we wa mukobwa usenga kangahe wa mupapa usiga usenga kangahe muti ejezire bereformasire mugitakambira Imana vuga ngo Mana nutugira naza tuzagira gutya ese aka kanya ndakwibariza haleluya isezeranya n'Imana ukiri muri Egiputa aho ngaho muracyari kumwe n'Imana ngo Uwiteka abwira Mose ngo Mose mwana wanjye ngo zenda uje kureba uburyo Abisirayeli bangenje helalawirebo Imana yacu nidutabare aho ntabwo ujya utamira ibitambo Bayali aho gutamira ibitambo Uwiteka ndagira ngo nkubwira ngo aka kanya ubanza wisuzume nanjye nisuzume aka kanya igitambo cyawe muragitambira hehe ngo Abisirayeli bamaze kurya bamaze guhaga ngo baravuga ngo barambe gusenga Imana batareba ariko Mana we waretse kwibagirwa iyo ni impamba y'urugendo ntabwo ari intego urugendo rurakomeje mama urugendo rurakomeje papa urugendo rurakomeje helawirebo reka kwigirira nabi wa mukobwa we reka kwigirira nabi wa musore we reka kwigirira nabi wa mupapa we urugendo rugize gute rurakomeje Imana igira umubabaro mwinshi ireba ukuntu yagukuye muri Egiputa ireba ukuntu yagukuye mu busambanyi ireba ukuntu yagukuye mu businzi ireba ukuntu yagukuye mu muryango bigirwamana ireba ukuntu yagukuye muri karande irareba Imana imaze kugukuruza neza imaze kukuyegereza imaze kukugira uwo agomba kugira umaze kurya ugahaga umaze kurya ukamera neza umaze kwambara ajya kwambara ubusa umaze kutura mu mazu y'ibitabashwa umaze gushaka ubona umugore ubona n'abana umaze kumera neza muravuga ngo reka ariko ubundi Imana ibaho ndagira nkubwira ngo witonde iyo ni impamba mama ntago ari intego hari intego y'urugendo iri imbere yawe ese ujya wibuka yuko igihe kizagera ugataha papa ujya wibuka ko igihe cyose kizagera ugataha ufite ubushomeri uri mu bushomeri wabwiraga Imana ngo Mana numa akazi ukangerera neza yewe uravuga ngo Mana najyaga ngusenga noneho nzarushaho gusenga ese ukicaye muri karakazi ukikabona usenze kangahe wa mukobwa usenze kanga Imana ijya batabara bako y'abakobwa Imana ijya murasenga ngo Mana makaza akazi kakaguha Mana mugabe biherukira aho ngaho mukajya ngo kwenjoyinga ubuzima bwanyu ese erewe jezi najya nkubwira ngo inzira ni ndende ntaho urageza utuze ntaho urageza inzira cyari ndende ahubwo ugiye gutangira ubundi buzima bukomeye nagira nkubwira ngo utindane n'Imana ngo Uwiteka Imana yera ya Isiraheli ngo ibwira Mose ngo mwana wanje ibintu Abisirayeli bankoreye rwose ikiruta nuko nagenda nkarimbura nkakuraho bikarangira elawirebo ndagira nkubwira ngo nuko imbabazi z'Imana zikiriho nuko ari abakozi b'Imana turacyanihira umurimo w'Imana turacyanihira ubwoko bw'Imana niyo mpamvu ubona muryama mukizigura nuko uri burya turasenga uko byagenda kose hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali mwaravuze ngo social media ni social media oya social media ba mu muntu mama social media ba mu muntu haratsari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali kandi abakozi b'Imana turacyahari Imana yacu nidutabare ngo hari amato mesha aho ngaho ku nkombe ariko Yesu ahita mu bwato bwa Petero kubera iki yatitse mu bwato bwa Petero nuko yabonaga Petero urimo kugerageza turimo turakora mu gihe kigoye turimo turakora mu gihe kiruhije ariko icyo nzi neza nuko tuzakora Imana yacu nidutabare ndagira nkubwire ngo akakanya wisuzume wirebere aho ntabwo wimuye Uwiteka ukimika ibigirwamana wa mukobwa aho ni wamwimuye muri korari wanza wisuzume urebe ryajoro burya ntiwimuye Uwiteka wa mupapa uranzure kutima Uwiteka mu rugo rwawe wajya kugirana ubusabane n'umugore wawe mugafatanya ibihe byo gusenga hela wirebota kuwarabirekire burya cya cyumba cy'amasengesho kimeze nk'icyajemo ibitandakurirwa mu gihe rukamo byari muheruka kwerana n'Imana byari Mana mwajyaga kuvuga ngo Mana numpa inzu ukama gakondo muri uyu mujyi wa Kigali inzu ya mbere uzama hazabamo icyumba cy'amasengesho nzayisengeramo ariko yarayiguhaye
mukigezamo kangahe n'umugabo wawe ko Imana yabasezeranye ikabisohoza. Haleluya. Mwajyaga mugira ibihe byiza byo gusenga, mugafata ibihe byo gusenga mugasanga Imana ikazi kagaragara mu rugo rwanyu, none mwatakaje ibihe byo gusenga mutandukana n'ubushatse bw'Imana. Umwanzi araza hagati yawe n'umugabo ahatambikamo urukuta runini cyane, nta busabane mukigirana n'Imana. Ariko ndagutangariza itangazo, Uwiteka Imana ishobora byose hamanutse gukuraho ibyo byose. Imana ibwira Mose ngo Mose, ndababaye mu rwego rwo kubabara kubona Aroni n'Abisiraheli nge nikuriye muri Egiputa nk'abakuruzi neza yanjye, nkagenda nkarwana na Farawo, nkabarwanira zira ntambara, nkabarwanira ishyaka. Ubwo Farawo yarabatuze, ariko Farawo ntago wabonye ukuntu yaragutuze. Buriya ntago wabonaga ukuntu Farawo agutuze mama, ntago wari ukuntu Farawo agutuze. Usubiza amaso yawe inyuma nawe urebe ukuntu Farawo, ngo imbere yawe hari iki? Hari inyanja, hirya Farawo imisozi, elala wirebota kuwarabikire siri tuterere fome. Ariko mwahaye agaciro Imana ishobora byose yemwe. Haleluya. Imana yacu ni dutabare. We muntu wageze i Kanani kucyurangaye, we muntu wageze i Kanani kukiwiraye, kandi nukurera Imana benshi biraye bataranahagera. Ese wagira ngo nubwo Imana igutungisha amano, urabona udufaranga twanice nikize ngo wageze iyo ujya. Reka ambara imbaraga use ntabwo uragera i Kanani, kandi ajya mubwire ngo n'umuntu wagize naburi inkike bazagarukayo. Niko Imana ivuganye nawe. Uwiteka ngo aravuga ngo nukuri ibintu ariko ibaze kugira ngo Aroni n'Abisiraheli mujye gutambira Dagoni, mufate mwiremera Imana, wiremeye Imana mu kazi, mu rugo rwa wiremera Imana, muri suwase wiremera Imana, mwivanga n'andi mahanga mwisanisha nayo, mumera mbese mwabaye abantu badasanzwe. Ariko Imana ivuganye namwe aka kanya ngo uyu munsi aka kanya imbabazi z'Imana zibonetse kubw'umugaragu wayo Mose. Ntacyo kibaye mama, kuko imbabazi z'Imana ziracyahari. Haleluya. Ngo Mose abwira Uwiteka ngo Uwiteka, hoya rwose wizana uwo mujinya w'uburakari, wizana uyu mujinya, kuko umujinya wawe ndawuzi. Nubazana mu mujinya urabatsinda ahangaha, urabatsinda mu butayu. Numara kubatsinda se mu butayu, Farawo n'Abanyegiputa barasigara bavuga ngo iki? Baravuga ngo yanze kubatsinda ahangaha, none agiye kubatsinda mu butayu. Uwiteka we Imana haracyari imbabazi z'Imana muko. Haleluya. Hela wirebota kuwarabikire sire. Uyu munsi numva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima. Haracyari imbabazi z'Imana, haracyari imbabazi z'Imana. Ibyo wari urimo ndagira ngo bivemo, uve mu kubeshya, uve mu buryarya, uve mu busambanyi, uve mu bwesikoro, uve mu nzangano, muve mu bidatunganye no bidafite umumaro. Mugarukira Uwiteka Imana ishobora byose, yiteguye kubagirira neza, yiteguye kubatabara. Imana yacu nishimwe cyane. Ngo Mose mwibutse isezerano asezeranye nawe we. Imana ishimwe. Uyu munsi nibukije isezerano Imana asezeranye nawe mama, nibutse isezerano Imana, nibukije Imana isezerano asezeranye nawe ukiva muri iki gihugu cy'u Rwanda, nibukije isezerano Imana yasezeranye nawe. Hela wirebota kuwarabikire sire, muri za Kanyaranza kizabona muri bwa butego. Nibukije Imana isezerano, kuko n'igihe Uwiteka uyu munsi Imana igize gute ihagurukije ku buzima bwawe. Ngo Mose yibutse Imana ngo ma, wibuke isezerano asezeranye na Isaka na Isirayeli ndetse na Aburahamu. Wibuke amasezerano basezeranye nawe, wavuze ko iki gihugu aribo bazakigarukamo bagakituramo. None nubatsinda muri ubutayu bizagenda bite? Imana yacu ni dutabare. Imana yibuke isezerano asezeranye nawe, igukure muri ubwo buretwa bw'ibyaha. Imana igukure Jezire Berevome. Yibuke isezerano asezeranye nawe, igukure mu businzi no mu busambanyi, igukure Jezire Berevome sikiyamando, igukure muri icyo gikomo mazemo igihe kirekire Satani arimo kugaragurwa. Ibaze kugira ngo uve muri Egiputa wongere usubire hehe? Wongere usubire mu byangwa n'amaso y'Imana. Imana yacu ni batabare. Haleluya. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Databa twese nashimwe. Ariko Imana irababaye yemwe, Imana irababaye. Nawe ureba hano wayimuri kandi urahazi. Aho wimuriye Imana urahazi, si ngombwa ngo mpakubwire. Ubu nakurondora nkagushyira hariya, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanzanye. Umutima wawe ni wo murondozi, kandi Imana iri kugutunga urutoki. Hela wirebota kuwarabikire sire. Aka kanya Imana iri kukureba mama, aka kanya Imana iri kukureba mukobwa we, pastor, mushumba, bishop. Aka kanya Imana iri kukureba, kuko Imana ntahihishwa. Imana yacu ni dutabare. Imbere y'Imana ibibyubahiro byo mu isi bizarangira. Uriya munsi nta cyubahiro na kimwe umuntu wese Imana ije kumuhembera aho imusanze. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo mbarangure babwire ngo Uwiteka aje guhemba no guhana, kandi Imana ije guhembera umuntu wese aho imusanze. Ese aka kanya uhagazeho mama, aka kanya uhagazeho wa mukobwa we, wa musore, aka kanya uhagaze hehe? Hela wirebota kuwarabikire sire. Mana yambwiye ngo ni muntu wese nacunga izamu rye, umuntu wese yezwe ku gato no ku kanini. Imana yambwiye
ngo kukije ntabwo itinze, ntabwo wamenya igihe Yesu ari buzire. Erega nyamabwira buri munsi ngo uyu mugabo witwa Yesu natinze, urupfu ntabwo rutinze, ntabwo uzi aho mwahurira. Mbese mugenza aka kanya hela wirebota kuwara bikiresire, umutima wawe uri gutekereza iki? Ese uri gutekereza ubugingo cyangwa uri gutekereza ku Gehinomu? Ndagira ngo nkubwire ngo inzira n'ebyiri, kandi inzira ifunganye iri gucamo mbarwa. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana irababaye. Mwimuye Imana, mwimika ibigirwamana. Bamwe bimitse ibigirwamana by'amafaranga, abandi bimika ibigirwamana by'akazi, abandi bimika ibigirwamana byo mu miryango, abantu bimitse ibigirwamana mu mitima yabo. Aka kanya wa mukobwa, wa musore, wa mupapa, wa mubyeyi we, ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume, wongere urebe, nanjye ubwanjye ndebe, urebe ikigirwamana wimitse. Numara kukibona ukimure mu mutima wawe, hamaneje zirebere fomisire, uhereza umwanya Kristo, yongera aza kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haracyari ibyiringiro. Wowe wari maze iminsi waracogoye, wowe waraguye, wowe waravuye mu byizerwa ukajya gutambira itambo za Bayali, ariko mu by'ukuri pe ndagira ngo mbabwire ngo nukuri mwiga kugira gute ibaze kugira ngo ugende waramenya Imana ikagukura mu Egiputa, ugafata 1,200 ugasubira mu byangwa n'amaso y'Imana, ukajya kubihonga indaya, ukajya kubitsinda mu kabari. Hala wirebo, ayo mafaranga yakora umurimo w'Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ayo mafaranga yakubaka urusengero, urwo rusengero ukazarwibukirwaho ibihe n'iteka ryose. Ayo mafaranga yagaburira abashonje, ayo mafaranga yakurereje yagaburira abapfakazi kambika n'indushyi. Ayo mafaranga afite umumaro mama, ayo mafaranga afite umumaro wa musore we nawe wa mukobwa we. Reka kwigirira nabi, reka kwigirira nabi, nimubike aho inyenzi n'ingese zitaba, kuko aho muzabonera Imana. Imana yacu nidutabare. Ngo Mose abwira Uwiteka ngo Uwiteka hoya biragatsindwa Abisirayeli kubatsinda muri ubu butayu. Hoya abafarawo ntago byakunda, Abanyegiputa ntago bamenya ko ari Imana twasenze. Uwiteka ngo Mose abwira Imana ngo ahubwo ibuka isezerano nasezeranye nawe. Imana yibuka isezerano nasezeranye na mukobwa we, yibuka isezerano nasezeranye nawe papa. Uyu munsi Imana yibuka isezerano nasezeranye nawe. Aho yasezeranye n'Imana nawe urahazi, aho Imana yagusezeranije urahazi. Ndavuga abantu bakiriye Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwo niwe ndi kuvugana nawe aka kanya. Mwese mukimara kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, aho ni Uwiteka yatangiranye namwe isezerano. Ubanza ureba aho waguye, uranza wibuka aho waguye ukagwa. Numara kureba aho wizikaga, Imana irongera izigirana isezerano nawe rishya, kuko Imana ibyago byari gutegurira aka kanya Imana ibikuyeho. Ngo yibutse isezerano nasezeranye nawe, iryo ni ryo rigikugaruye, kuko Imana irinze ijambo ryayo yavuganye nayo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haracyari ibyiringiro rero, reka kwigirira nabi, reka kwigirira nabi. Hari benshi nukuri mwagiye mu byangwa n'amaso y'Imana, muva mu byizerwa muratandukira. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi ndagira ngo ugaruke. Wewe wari waraguye, wari waracogoye ugacika intege, hela wirebo ndakurebere vokireskiamando. Ndaguhamagaye aka kanya, ndaguhamagaye ndakwinjiza mukobwa, ndaguhamagaye ndakwinjiza wa musore we, wa mupapa wa mubyeyi we. Ndabingingira muri Kristo Yesu kugira ngo mugarukire Imana, kuko uje we ntabwo atinze. Yesu araje kandi aje kwima ingoma, kandi takuwara bikirasire, haje guhana no guhemba. Ubanza ureba ahagaze aka kanya, nyamara numara kuhabona uhave bwango, kuko uje we ntabwo atinze. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Message zanyu, ariko ndagira ngo nkumaze ngo aka kanya ubanze wisuzume nanjye nisuzume, ure mu mutima wawe ikigirwamana wamaze gushyira muri wowe, hanyuma ugikuremo, kuko Imana yari igiye kugira gute, yari igiye kumanukana umujinya wayo ukomeye cyane. Kandi ndabizi neza pe muri korari pe ntago mu mpande zose, haleluya, hari ibigirwamana twagiye twimika, ntago tutagirana usabane n'Imana, ariko aka kanya ureba aho wayiguye ukagwa, hanyuma Imana itego kukugirira neza. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, kuko Imana yibutse isezerano nasezeranye natwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngiye gusengana nawe wari waracogoye, nawe wari waracitse intege, we waravuye mu byizerwa, n'abantu batarakizwa rwose. Ndagira ngo mbambwire ngo irembo ni rigari. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo aka kanya ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uhamagare. Wahamagara nimero y'umunyamakuru Cyprien, wahamagara nimero yanjye, twakuyobora tukakugeza ku nzira ijyana abantu mu bugingo, kubera yuko nitwe twashyiriweho, natwe turabatambye b'Uwiteka, kandi Imana yashyiriyeho mu gihe nk'iki. Era wirebo wirwa mu byaha, wipfira mu byaha, wigira gute, wikwigirira nabi. Haracyari ibyiringiro. Wowe wumvaga nta nzira, wabonaga nta cyerekezo, ndagira ngo dusengane Imana kugira ngo Imana igire gute, ikugirire neza. Mana data ba twese mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yo kwera ndetse no gukiranuka, umukozi w'umuhanga utajya ubura kugenza mu izina rya Yesu. Ndagushimira ndaguhimbaje ko ataba twese Imana ishobora byose, kuko nkubereye imikoro ukirangururira.
baba era wire bota kuwara bikire siri tuterere vumi ntabwo yari giye Clarisse rwose je ntacyo nari mfite cyo guhereza ubwoko bwawe ariko ndagushimye ko arebye imitima yabo mwami Imana yamara kureba imitima yabo ukamenya n'ibyo ikeneye ndagushimye data wa twese kutambukije data wa twese rero nyiri ubutware ibyo kurya by'ubwoko bwawe ukabigeze ku muntu wese uzagerageza gutega amatwi iki kiganiro bikimeze bityo Uwiteka rero nyiri ubutware senganye n'umuntu wari waracitse intege senganye n'umuntu wari watakaje ibyiringiro senganye n'uyu muntu data wa twese utarakizwa kugira ngo umanure imbaraga zawe mu bwoko bwawe era wire takuwara bikire sire usubize intege mu bugingo bw'ubwoko bwawe uhembura imitima y'abeshi mwami Imana data wa twese Imana idahinduka kuko ari wowe utanga agakiza ku bakobwa utanga agakiza ku bapapa utanga agakiza ku babyeyi utanga agakiza ku basore Mana ishobora byose umuntu wese uri kugushakana umwete ala era batakuwara bikire sire unyemere data wa twese Imana umwigaragarize ndasenza akakanya mu izina rya Yesu nyemera ubwami bwawe bugere mu bwoko bwawe data wa twese Imana kakanya wibujije umujinya ukomeye cyane wari ugiye kumanurira ubu bwoko kubera yuko ibisezerano nasezeranye nabo ndagushimye kuko uri Imana imenya imitima y'ubwoko bwawe kandi ndagushimye ko data wa twese Imana ni ukuri era wire bokire skiamando ndagushimye ko imbabazi zigihoraho iteka ryose ndagushimye data wa twese Imana ko wigaruye ukawongeye kugaruka ku bwoko bwawe bahumugisha ukomeze kuhabera amaso rero ukiza indwara zigiye zitandukanye kuko uri Imana ishobora byose ndabizi neza kuri Imana itaneshwa tanga urubyaro mu babyeyi ababuze ibisubaho ibise mu izina rya Yesu Kristo ubohora ababoshye Mana bahezejwe muri Egiputa bakuze imbaraga zawe zikomeye kubera yuko mwami Imana hariho satani yahaboheye bakiriyo na bugingo n'ubu nkuko wakuye Abisirayeli muri Egiputa wongera bakuze n'imbaraga zawe zikomeye bwami bw'Imana bukomeze bane natwe myemera data kakanya rero nkomeze zishyikira umurimo yo kuri yicano zamura umugaragu wa Spirit ukomeze kumubera Imana na wabone gukomera kw'Imana na wabone neza yawe nanjye ndagusaba imbaraga zo kunesha no kubana nawe mu gihe nk'iki kiruje umugenzi era wire bota kuwara bikire sire nubwo duhamagaye mu gihe kiruje kandi kigoye ariko cyo neza nuko umwami Imana dushobozwa na Kristo ugenda utuha imbaraga turakwigize kugira ngo twambike imbaraga zo gukora umurimo wawe kandi ubwami bw'Imana bukomeze bugure muri twebwe mwami Imana ishobora byose nyiringa Imana Isiraheli utumwaro bwo budutinyure mu gihe nk'iki Mana turagutakambe kugira ngo ukomeze kuduteza intebe mu byo umwe cyangwa ubundi saba imigisha ubwoko bwawe rero hembura imitima y'abeshi zongera kugaruka imbere y'ubwoko bwawe bafite amashimwe bavuga gukomera kw'Imana bavuga ineza yawe urakarama kuko uri Imana itaneshwa ni mu izina rya data twese musabye mbizi urakoze Yesu amen.